uyu munsi wa none Mahoro Peace Association iteguye amatora yo guhindura ubuyobozi bitewe wenda nuko manda zabo baziteguye bateganyije uko ubuyobozi bwabo buzajya buhinduka. Akagara kongere kahagurutse ngo harimo ngo ubutekamutwe ngo mu matora ngo ya Mahoro Peace Association. Ese kera icyo guhindura ubuyobozi mukivuyeho gute? Ko mutakomeje ngo mukiritike ko batajya bahindura ubuyobozi? Gute kera mutangiye gusimbukira mwitekenika? Kuri mu Kagara wakoze iby'Akagara, naho ukagaragaza ibikorwa byawe, noneho tukabireba tukabishyira ku munzani tugapima tukavuga ngo ibyo urimo ukora nibyo, reka tubiyoboke. Naho kuza uravuga gusa tu, kuvuga tu buri munsi tu, ni gutya bro, ntago bigezweho pe. Umugabo nyamugabo ntago agira amagambo nk'ayo ngayo. Ayo ni amateshwa buri muvuga, muvuga ibintu bidashinga. Gute ibi bikorwa by'amahoro bikuraza ijoro utayirimo? Muve mu kuyobya abantu, muve mu mateshwa, muve mu bitabareba. Ntago wagakwiye kuba uvunwa n'umuzigo utari wawe. Ntago wagakwiye kuba urarira ijoro ibitari ibyawe. Umuntu urarira ijoro ibitari ibye ni umurozi, ni umunyeshyari. Iryo ni ishyari ririmo ribakoresha ibyo ngibyo. Mubabazwa nuko abandi barimo bakora ibikorwa byabananiye mwebwe bwanyu. Ubwo rero muraje mutuke ngo iki ngo ye ngo ruwahe ngwerererererere mutuke. Ariko byanze bikunze ukuri iteka gutsinda ikinyoma. Kabone niyo ikinyoma cyakwirukanka ukuri kugitangayo kandi kugatindayo. Twarabamenye, twarabatahuye, nababwiye ngo nutabona abasha gukabakaba, nutabona yabasha kwihumuriza. Noneho bavuga ngo ntago amaze nga politike, ngo ntago amuzi iki, nta kibazo turabyemeye ntayo tuzi. Ariko nutayirimo yabasha kureba nibura n'ibijya mbere uko biba bikorwa. Mureke ishyari, mukore, tuzashyigikira ibyanyu twabonye ko ari bizima. Ariko muri iki gihe muve mu tugambo, muve mu duteshwa, muve mu bidafite umumaro. Niba mwari yahisemo kugambana, mukomeze ubugambanyi. N'abayuda baragambanye uke bariyahura. Ngo urusaku rw'ibikeri ntibibuza umuvomyi kuvoma. Urusaku rw'ibikeri ntibibuza inka gushoka, zirashoka zigashoka zigakuka. Ibikeri bigakomeza n'urusaku rwabyo. Reka mbasuhuze, ni Faustin, ni nge tugiye kubana nk'ibisanzwe ku Momo 250. Ngushimire cyane, nshimire buri muntu wese wakanze subscribe. Uyu munsi wa none turimo turuzuza 7,000. Mu by'ukuri ni iby'agaciro gatangaje cyane kubera ko ntabwo twabitekerezaga, ariko kubera mwebwe yaba abo tuzi n'abo tutazi. Abo tutazi nibo benshi cyane bakanze subscribe. Imihanda yose yo ku isi mukanda subscribe kugira ngo mudushyigikire, turabashimiye cyane. N'ubundi mukomeza muyikandeho. Uyu munsi wa none turi mu 7,000, turashaka no kugera ku 10,000, tukagera muri 20, tukagera muri 80, tukagera mu 100, tukazagera kuri miliyoni n'izindi. Sibyo mata? I like it. Yeah, that's very important. Where is it? Yeah, uyu munsi rero tuje cyangwa se nje kuganira ku bintu nka bingahe. Tumaze iminsi tubona abantu muri Mahoro Peace Association biyamamaza, tubona abantu mu Kagara nabo bahaguruka ngo Mahoro Peace Association ngo ifite ngo amatora ngo ububandi ngo hajya babyise ububandi gusa ngo ubutekamutwe ngo ubutekamutwe ngo buri ngo mu matora ngo ya Mahoro ngo iki ngo itekinika, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano rero bano bajene n'aba basaza imyaka irimo igenda icanganyikisha bakarushaho gucanganyikirwa, bafite ibibazo byinshi muri bo. Batangiye kritike ya mbere bakritika ngo Mahoro ngo ntago igihindura ubuyobozi. Kubyumva kugira ngo tujye tujyana ibintu gahoro gahoro tubisesengure akantu ku kandi,
dusesengure. Bajya badushinja cyangwa se bakavuga ngo ngiyo tugiye kuvuga kuri ibi bintu ngo tugiye muri politike ngo ntabwo turi abanyepolitike ngo ibiki ngo mwinjiye ngo mu bitabareba ngo ibyo mudasobanukiwe, ariko kandi n'utabasha kubona abasha gukabakaba ukavuga ngo kino kintu bitewe n'uko ndumva ari ibuye, ndikumva ari ikinonko, ndikumva ari amazi, gishobora kuba ari igikoma, bishobora kuba ari ubuki, bitewe n'uko hakabakabiye. None Amahoro Peace Association rero n'aba batipe bo mu Kagara kagakundi kajya kuri fly imwe kagakwirwaho. Urabona agaflyer k'180 ku 1920 ku 1980, iyo twita ya landscape. Tikisa uyu munsi wa none turayavuga. Noneho batangiye bavuga ngo Mahoro ngo ntigihindura ubuyobozi, ngo kibasumba, ngo ntaganya ngo ajye ashaka ngo kuva ngo ku buyobozi bwa Mahoro Peace Association. Agere neza nawe amakuru arakureba. Ntabwo turi muri Mahoro Peace Association. Mahoro Peace Association ngire ngo ni umuryango kwawo, ni nkuko nawe uyu munsi wa none waza ugahita ushinga umuryango ukawita ngo ni Mbabarira Foundation, ukaba wagira abayoboke bakakuyoboka, mugakora ibikorwa byanyu bitewe n'intego zanyu mufite. Abatipe rero kuza bakivanga mu bintu bya Mahoro nta kindi ni ishyari n'umutima mubi. Ibyo bintu ko ari bibiri. Uti gute rero? Mahoro ni umuryango, ni fondation yashinzwe mu myaka ya kera pe, hashizemo imyaka, ndetse itangira n'ibikorwa byayo byo kujya ifasha ubufasha, kohereza ruguru, igatabara ababyeyi bari mu kaga, barimo kwicwa, bari kurazwa rwa ntambi. Abantu kubera uwo mutima ba nyiri ibikorwa bari bahagurukanye umutima mwiza wo gutabara no gufasha uwacu, abantu bahita bumva nyine barayishyigikiye. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo babaye abanyamuryango baki ba Mahoro Peace Association, ahubwo bashyigikiye ibikorwa byiza. Nkuko n'uyu munsi wa none nshobora kuba ndi i Kigali, nakumva umuntu uri Nairobi urimo gufasha wenda imfubyi, nkaba navuga ngo reka ngire gute, reka mujoyininge, mwunge imbaraga kuzo yarasanganywe, kugira ngo wenda ubufasha arimo atanga bugere ku bandi benshi. Niyo filozofi yari iri aho ngaho. Kuba wenda navuga ngo nshyigikiye Mahoro Peace Association, ntabwo ari uko ndi umunyamuryango wa Mahoro Peace Association, ahubwo nuko numvise ko ibintu Mahoro irimo ikora mu by'ukuri sifite ubushobozi bwo kuba nabikora njyewe, ariko at least bari abo bagize gatoya batekereza, ushobora kuvuga ati ndabashyigikiye yewe no mu bitekerezo, niyo bitaba mu buryo bw'ubushobozi. Bashinga ubuyobozi bwabo, bakomeza bakora ibikorwa byabo. Sindi umuvugizi wabo, nta n'uwantumye nje kubyitangira nkanjye ubwanjye. Hanyuma aho uyu munsi wa none kuba barimo bategura amatora azaba ni tariki 9 harya, yego amatariki 9 y'ukwezi kwa 6, harimo abaperezida muri komite executive, harimo abagabo babiri, harimo Fabrice ndetse na Douglas, so barimo biyamamaza yego ku mwanya w'ubuyobozi ndetse n'ubuperezida, ndetse n'indi myanya itorerwamo hariya yose. Abantu tuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane nibo babizi, kubera ko niho ino foundation ikorera. Hanyuma Akagara, ibyo nari rero mbabwira ngo bajyaga bavuga ngo Mahoro ngo ntigihindura ubuyobozi, ngo ntigigira gute, barayikritika bayihera ku musatsi bayigeza ku bworo bw'ikirenge, ngo ntigihindura ubuyobozi, ngo bajya bagundura ubuyobozi, ngo ntibajya bakora ibikorwa ngo byo guhindura ubuyobozi ngo bashyireho ubundi. Ibyo biragenda tusa n'ababihaze mu matwi yacu. Uyu munsi wa none Mahoro Peace Association iteguye amatora yo guhindura ubuyobozi, bitewe wenda nuko manda zabo baziteguye, bateganyije uko ubuyobozi bwabo buzajya buhinduka. Akagara kongere kahagurutse ngo harimo ngo ubutekamutwe ngo mu matora ngo ya Mahoro Peace Association.
ese kera icyo guhindura ubuyobozi mukivuyeho gute? Ko mutakomeje ngo mukiritike ko batajya bahindura ubuyobozi, gute kera mutangiye gusimbukira mwitekenika? Aka gahungu k'akanyabyinshi kaba muri Canada, kanyamakuru ni kandi Amos uririrwa hariya ubwejeguru Liki producer uko abwejegura hariya ngo mahoro ngo ngitekenika ngo ubuteka mutwe. Ariko ubundi kuki ubabazwa cyangwa se urushywa n'umuzigo utikoreye? Gute umusonga wundi wakuraza ijoro? Ibyo bintu ntibikureba, ntabagutumiye muri mahoro, ntabagutumiye mu matora yabo, ntuyibamo. Ariko kera kurarara udasinziriye ugafata ibyiriya, ugafata ibishwi n'ibihuni, ugafata ibishwi, ugafata ibinyoni, ugafata ibiki byose ugahuza paka ngo uvuge kuri mahoro, ngo uvuge kuri mahoro, ngo uvuge kuri mahoro. Gusa nicyo ngicyo bro, ibi bintu byanyu, aya matiku yanyu muyagarukiriza aho ngaho. Ibintu byanyu bisa naho biba mwagira ngo nta nubwo mugira n'isoni, ntabwo mugira isoni pe. Mu minsi yashize muri izi ntambara zirimo zibera ruguru, barateye kabiri kangahe bafashe Goma mwenyine, ngo bafashe Goma ngo ntibari buyimaremo ukwezi, ngo barayivamo. Hari ku matariki abanza y'ukwezi kwa mbere, uyu munsi turi mu matariki abanza y'ukwezi kwa gatandatu, bivuga ngo amezi 5 arihiritse Goma iri mu maboko ya M23. Mwaravugaga ngo ntimaramo ngo ibyumwe, mwarimo muyiye icyumweru, uyu munsi imazemo amezi 5. Bakubise Bukavu, barambutse mu Minembwe, barakubise bakuyemo Katanyama, murangije ngo Minembwe bakirimo bakubita Bukavu, ngo Minembwe ntago bazayifata. Kabiri kangahe abana bahetse isezerano, Minembwe barayisatuye bayigize yabo. Icyo gihe umusaza abadukuwemo, Imana imutoza heza. Ejo bundi umusaza General Charles umutima azazamuka ngo arenge ruguru. Kabiri kangahe umusaza abarambutse no mu Minembwe ngo pi. Mwarabibonye abakecuru, abasaza, abagore basasa ibitenge baza kumwakira, mwarabyiboneye mwebwe n'amaso yanyu ku manywa y'ihangwa izuba riva. Inyuma gatoya abasore bahetse isezerano bakubita Warikare, muratangiye murahagurutse ngo bagiye Warikare, ngo mpamvu cyo ngo batarimo bazamuka ngo baje za Uvira, ngo nahehe ngo baje gutabara, ngo bari mu Minembwe. Wumva ukuntu mujya muducanga mutuvangavanga, udupropaganda twanyu tupfuye turwaye inzoka, ngo bagiye Warikare, ngo bagiye gukurikirana ngo ibirombe byabo, ngo banze ngo kujya gufasha ngo abanyamurenge, gutabara abanyamurenge bari ruguru. Kabiri kangahe umusaza Makenga abayohereje umusaza Gakufi, arenze mu misozi ya ruguru, akubise mu Minembwe, yegereye umusaza Charles, muti ntaho bazagera. None uyu munsi wa none bari hafi Uvira, barenze za Rugezi ko barazi. Ibyo byose ni ibintu ubwo nyine nari nshatse kubanza gusa n'usubira inyuma kugira ngo mbanze numvisha abantu izi propaganda tujye tureka kuyobwa n'aba bantu bacanganyikiye ubwo bwabo mu mitwe yabo, ukumva, kugira ngo bayobye abantu ugasanga natwe nyine twayobye, nuko nyine ngo turi inyuma ngo ko baravugisha ukuri. Ukuye kuri abantu hora bivuguruza icyo bavuze uyu munsi, ejo cyonyine kikaza kikabavuguruza, ejo bundi icyo bavuze kikaza kikabihakana cyo ubwacyo. None abo bantu kweri nimwe muvuga ngo murimo muratubwira ukuri, ukuye kuri aho ngaho. None mahoro uyu munsi wa none niteguye amatora, reka nigarukire kuri mahoro.
none mwacitse ururondogoro ngo mahoro ngo ngifite ngo itekinika ngo mu matora yayo irihe tekinika kuri mu Kagara wakoze iby'Akagara naho ukagaragaza ibikorwa byawe noneho tukabireba tukabishyira ku munzani tugapima tukavuga ngo ibyo urimo ukora nibyo reka tubiyoboke naho kuza uravuga gusa tu kuvuga tu buri munsi tu ni gutya bro ntago bigezweho pe umugabo nyamugabo ntago agira amagambo nk'ayo ngayo ayo ni amateshwa buri muvuga muvuga ibintu bidashinga gute ibi bikorwa by'amahoro bikuraza ijoro utayirimo yewe sinisha kuvuga ngo nibura murahanganye nibura nawe ubwawe nta shyaka ufite uvuge ngo uri n'ishyaka ryawe urimo ugaragarizamo ibikorwa byawe aho ugasanga ibikorwa by'abandi ni nk'uko hari umugenzi waba yifitiye ibikorwa byiwe harimo arubaka inzu yiwe nawe uri aho ngaho uturutse ikantarange ugahita usara ugasara ngo runaka ngo arimo arubaka inzu ye ko arimo yubaka se ikureba hiki yayubatse mu mafaranga ye mu bushobozi bwe mu mbaraga ze mu gukora kwiwe ntiyagutumiye ngo umuhe umusada nibura ngo uvuge ngo wa musada watanze barimo barawukoresha ibitari ibyo ni ubwenge bwe ni imbaraga ze ni ugushobora kwe kwatumye abikora ariko ukaza ngo arimo arubaka inzu ubu mahoro ibikorwa ikora ubufasha itanga nta n'ijana ryawe ririmo nta jana ujya ushyiramo nibura ngo uvuge ngo aya mafaranga nye ntanga muri mahoro bayakoresha nabi nose amafaranga atari ayawe kuki ubabazwa nayo mureke ishyari niba mwarayobye nimukomeze muyobe muhobagire mutorome mutorongere ariko mureke kubabazwa n'ibitabareba n'ibitari ibyanyu muri kuvunwa n'ubusa ukaza rero hano ngo urimo ngo uravuga ukajya hariya ukarapakwa bifashe ikisa byungura iki mukora ibikorwa byanyu namwe muze mubimurike muti dore ibyo turimo dukora hanyuma tuzabipima tubishyire ku minzani tuvuge ngo aba bantu kuko mu by'ukuri bikurikije n'ibikorwa mu by'ukuri nabo gushyigikirwa nabo kumvwa umugabo n'urangwa n'ibikorwa ntabwo umugabo urangwa n'udutiku n'utugambo tudashinga tudashira duhoraho tw'ibinyoma gusa two kubeshya mufate ibikorwa byanyu mubishyire ku meza mubyerekane hari space nigeze kuba ndimo bene banyu niko ngiriya gakondo yindi nta nubwo mugira n'isoni n'ukuri umugabo arihandagaza nyine aravuga ngo barakora ngo nuko ngo ibikorwa byabo ngo bidasakuza ngo nuko ngo batajya ngo ibikorwa babigaragaza ibikorwa mukora ntibigaragare ntibyivugire by'ubwabyo mubikorera mubikorera abandi ese abo mukorera ntibavuge ati yewe gaturashimira ba runaka ngo tubabone nibura nabo bavuga ati abibunaka nabo baradufashije n'ibikorwa nyabakimukorera biva bijya hehe hanyuma mukaza ngaha ngo muri abanyakuri ngo muri abaki ngo mugira gute mureke niba mwariyemeje gukorera inda zanyu muzikorere nta kibazo muzikorere rwose ariko muve mu kuyobya abantu muve mu mateshwa muve mu bitabareba ntabwo wagakwiye kuba uvunwa n'umuzigo utari uwawe ntabwo wagakwiye kuba urarira ijoro ibitari ibyawe umuntu urarira ijoro ibitari ibye ni umurozi ni umunyeshyari iryo ni ishyari ririmo ribakoresha ibyo ngibyo mubabazwa nuko abandi barimo bakora ibikorwa byabananiye mwebwe ubwanyu ubwo rero muraje mutuke ngo iki ngo ye ngo uruwahe ngo irererererere mutuke ariko byanze bikunze ukuri iteka gutsinda ikinyoma kabone n'iyo ikinyoma cyakwirukanka
ukuri kugitangayo kandi kugatindayo. Twarabamenye, twarabatahuye, nababwiye ngo nutabona abasha gukabakaba, nutabona yabasha kwihumuriza. Noneho bavuga ngo ntago amaze kunga politike, ngo ntago amaze iki, nta kibazo, turabyemeye ntayo tuzi, ariko nutayirimo yabasha kureba nibura n'ibijya mbere uko biba bikorwa. Mureke ishyari, mukore, tuzashyigikira ibyanyu twabonye ko ari bizima, ariko muri iki gihe muve mu tugambo, muve mu duteshwa, muve mu bidafite umumaro. Niba mwari yahisemo kugambana, mukomeze ubugambanyi. N'abayuda baragambanye buke bariyahura, sivyo? Ariko uvaho ngaho ngitekenika ngo iki ngo amanyanga ngo ari mu matora y'amahoro. Muvuye kuri narrative yo kuvuga ngo ntijya itegura amatora, ngo yanze kuva ku butegetsi, yanze kuva ku buyobozi, none mugeze kuyo kuvuga ngo itekenika. Ibyo byose mukora rero ikibabaje, ngo urusaku rw'ibikeri ntibibuza umuvomyi kuvoma, urusaku rw'ibikeri ntibubuza inka gushoka, zirashoka zigashoka zigakuka, ibikeri bigakomeza n'urusaku rwabyo. Muve muri aya mateka atagira umumaro, murabaho.